Igicamunsi cyiza mwebwe mudukurikiye mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nishimira cyane abantu mwese mwamaze gukora subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Hanyuma nawe niba utarabikora ni ukura mu kuboko kw'iburyo yanditse ijambo subscribe cyangwa s'abonner niba ukoresha nyine igifaransa ukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru n'ibiganiro byacu bijye bita bikugeraho ako kanya. Ikaze rero muri aya makuru uyu munsi ni tariki ya 4 ukwezi n'ukwa karindwi mu mwaka wa 2026 mu 1994 nibwo u Rwanda rwibohoraga ku mugaragaro muri rusange. Ubwo rero reka ntangire mbifuriza kugira umunsi mwiza wo kwibohora abanyarwanda mwese muri rusange, yaba bari imbere mu gihugu ndetse namwe muri hanze igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri amakuru ni inkuru yibabaje cyane kuri Pasteur Antoine Rutayisire. Muramuzi rero ko nawe kandi yabaye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. General Major Ruki Karusisi mu ngabo z'u Rwanda nawe ndaza kumugarukaho. Ikaze muri amakuru, reka duhere mu makuru mu buryo bw'incamake hanyuma tubone kugaruka kuri iyi nkuru. Mabwire ko umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwanaho wisubije agace ka Pwezero kari birindiro bikomeye cyane by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi. Colonel Fidel Rugabo uri mu ofisiye bakuru batwirwaneho yatangaje ko bafashe Pwezero, Baruta, Kalonge, Bicumbi ndetse na Rubemba mu masaha ya saa 8 y'igicuku cyo kuri wa 4 Nyakanga 2026. Yagize ati ibikorwa bya gisirikare muri Pwezero birangiye aka kanya saa 8:35. Pwezero, Baruta, Kalonge, Bicumbi ndetse na Rubemba byafashwe abanzi bakwiye imishwaro mu buryo burindwi. Uyu murwanyi yatangaje ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse na Wazalendo zitewe ikimwaro n'abarwanyi batwirwaneho ndetse na M23, asuhuza abo muri Fizi na Baraka, aca amarenga ko naho rero bashobora kandi kubafata vuba bwangu. Twirwaneho ifashe Pwezero n'ibice bihana imbibi nyuma yo gufata ibindi bice by'ingenzi biri mu nkengero za komine Minembwe birimo Mikenke ndetse na Birarombiri ku itariki ya 2 Nyakanga. Pwezero rero iri hejuru y'igice cy'imisozi ya Fizi n'isangano ry'inzira zigana mu bice bitandukanye by'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira uri mu majyaruguru y'Urasirazuba, Mikenke na centre ya Minembwe iri mu burengerazuba n'umujyi wa Fizi na Baraka iri mu majyepfo. Twirwaneho rero na M23 byashinjaga ihuriro ry'ingabo za leta RDC gutegurira muri Pwezero ibitero bikomeye cyane zagabaga muri centre ya Minembwe no mu bindi bice by'ingenzi bituyemo abanyamurenge birimo Mikenke. Tariki ya 17 Mutarama 2023 twirwanaho yari yafashe Pwezero ariko iyamburwa nyuma y'igihe gito ubwo yagabwagaho ibitero bikomeye cyane byifashishije drone n'abasirikare mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Repubulika Demokarasi ya Kongo uzwi nka Hibu. Muri makuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibijyanye n'icyorezo cya Ebola nabyo turaza kubigarukaho, gusa reka mbanze mbabwire ko muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda bivuga, murabizi yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo basizoye ntabwo bashaka ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rihindurwa na Perezida Felix Tshisekedi. Ariko se uwitwa Martin Fayulu umwe mu bakomeye cyane muri opposition ya Repubulika Demokarasi ya Kongo afite amakuru akomeye cyane amaze kugeza ku banyekongo muri rusange. Hagati aho ngaho ariko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yinjiye muri urugamba. Hanyuma rero umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yaburiye Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ko adakwiye gukoresha amayeri ngo yitambike gahunda yo kurwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga ry'abanyekongo. Umugambi wo guhindura itegeko nshinga wateguwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ushyigikirwa n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ugamije hanini kwemerera uyu mukuru w'igihugu kuyobora manda zirenga 2. Martin Fayulu yatanze uyu muhuro mu ijoro ryo kuri wa 3 Nyakanga 2026 nyuma yaho we n'abandi banyapolitike bashinze ihuriro ryitwa C64 rirwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga bafashe icyemezo cyo gusubika imyigaragambyo bateganyaga mu cyumweru gitaha. Muri imyigaragambyo yari kubera imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu, abanyapolitike batavuga rumwe na Tshisekedi bateganyaga kumusaba kwegura bayisubitse rero nyuma yo gusabwa na Ndayishimiye ko bajya mu Burundi kuganira ku buryo ikibazo cyabo cyakemuka. Bwana Martin Fayulu yatangaje ko we na bagenzi be bahuriye muri C64 bitabira ubutumire bwa Ndayishimiye kuri wa 4 Nyakanga kubera ko Perezida w'u Burundi ari umuyobozi w'umuryango wa Union Africaine cyangwa se umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Uyu munyapolitike yavuze ko Ndayishimiye atagomba kandi kwifashisha ubushuti afitanye na Tshisekedi mu gushyikira umugambi wo guhindura itegeko nshinga rya RDC, amuteguza ko nazana imikino muri iki kibazo azabona ingaruka mu minsi iri imbere. Bwana Martin Fayulu yasobanuye ko imyigaragambyo ya C64 itahagaritswe kuko itangazo yarayishyize hanze
yasobanuye ko yayimuriye tariki 22 Nyakanga, ahamya ko ikibazo cyabo ni kidakemurwa ubwo bikwiye we na bagenzi be bazasaba Tshisekedi kwegura. Ati sintekereza ko Perezida Ndayishimiye yatuzanaho imikino niba ari umugambi bateguranye, bivuze ko bazabona ingaruka kubera ntitwahagaritse imyigaragambyo burundu, ntitwakuyeho imyigaragambyo, twayimuriye ku itariki 22 Nyakanga. Martin Fayulu yeruye ko abagize ihuriro rya C64 abera umuyobozi batazigera bemera igitekerezo icyo ari cyo cyose gituma Tshisekedi arenza manda ebyiri ku butegetsi, agaragaza ko uko byagenda kose RDC igomba kubona perezida mushya muri 2028. Kaze rero muri aya makuru yacu ku buryo burambuye, reka tujye kuri Pasteur Antoine Rutayisire. Nkuko nabibabwiye mu ntangiriro z'aya makuru, Pasiteri Antoine Rutayisire yagaragaje ko iyo bavuze guheranwa n'agahinda bimwibutsa ibi bigoye yanyuzemo nyuma y'urupfu rwa se mu 1963, kuko biri mu byamugoye mu buzima bwe, ariko agafashwa no kugira intego ndetse no gusenga. Ibi yabivugiye mu kiganiro yatanze mu gikorwa cyo kwibuka cya Mudaheranwa 32 cy'urubyiruko rukoresha ubuhanzi mu gutanga ubutumwa bwo kudaheranwa n'agahinda. Pasteur Rutayisire yasobanuye ko jenoside itatangiye mu 1994, kuko abatutsi batangiye kwicwa mu 1959, gukomeza kuko se bamwishe mu 1963. Nge mu 1963 nibwo bishe data, ati mama yari afite imyaka 27, adusigarana turi abana 4, ariho natangiye kandi kwiga ikintu cyitwa ubudaheranwa. Ati kuko kuri iyo myaka 27 atarize hari icyo yakoze, yadutoje kumva ko tutagomba kumva ko turi imfubyi, ko ntacyo tuzageraho, ko ntaho tuzigeza, adushyiramo ikinyabupfura nk'icya gisirikare. Akomeza agaragaza ko yakomeje kandi kwiga akabifatanya n'imirimo yo mu rugo irimo kuvoma, kwahira ndetse no kureba ibindi nkenerwa byose mu rugo ko bihari, akabona kujya kwiga. Asobanura ko nyuma bigeze mu 1973 yavanywe mu ishuri, nyuma kandi asubirayo kuko yigaga mu seminaire, ariko bimutera ibikomere ku buryo yageze aho yanga kwiga akajya yirirwa aryamye mu ishuri, kugeza igihe yibukiye ko ibyo akora atari we bibabaza, ahubwo ari mama we yiyemeza kongera kandi kwiga ashyizeho umwete. Ati ndibuka bajyaga bakubita abasakuje mu ishuri, nanjye bakankubitiramo, nkabaza ntese ko muri guhana abasakuje kandi nge nkaba ntarimo ndazira iki? Padiri ansubiza ambwira ko navuga ariko ntaniga, kandi koko igihe abandi babaga bari kwiga nge nabaga nubitse umutwe nsinziriye, kuko numvaga ntacyo bizamarira. Yaje kugera muri kaminuza arayiga arayirangiza, ndetse atangira kwigisha muri kaminuza, ariko hashize umwaka ari umwarimu muri kaminuza agendera mu gahunda y'iringaniza, bamukura muri kaminuza bamujyana kwigisha mu mashuri yisumbuye icyiciro rusange mu karere ka Rulindo. Aho ati niho noneho na bya bindi ati byo kunezeza mama byavuyeho, noneho ndagenda miranwa n'agahinda nkajya mpora napfunze isura. Ati nakambije agahanga, ati mbese nyine ndi umuntu warakaye kugeza igihe Imana ibijemo. Ati ubundi Imana itajemo ntabwo umuntu ashobora kandi kwivura ibikomere, ntabwo ashobora kandi kwikuramo urubori rw'urwango n'umujinya, ariko iyo Imana yaje mu buzima birahinduka. Agaragaza ko amaze gukizwa yongeye kandi kuba umuntu muzima, ahangana n'ubuzima ntiyandavura, kuko bagenzi be bakoze nk'ibyamubayeho, bagiye ku bigo rero baboherejeho bahinduka abasinzi. Nyuma rero ngo nibwo yaje kujya kwiga mu Bwongereza, avana impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza, nabwo bamusubiza kandi kwigisha mu mashuri yisumbuye icyiciro rusange, ariko kuko yari afite intego abicamo. Ati yanjye ni muri ibyo bihe bigoye, ati kimwe mu bintu byamfashije ati guhangana no kwintego, ndabyibuka nge nihaye umunsi nkora ishusho y'uburyo nshaka kubaho, ubundi nabiharanira. Vice Perezida wa kabiri wa Ibuka Blaise Ndizihiwe yagaragaje ko buri munyarwanda wese warokotse jenoside aba ari mudaheranwa, kuko yemeye gukomeza ubuzima aho byasaba n'ibidashoboka. Kurokoka jenoside ugakomeza kandi kubana n'uwakwiciye ni ubudaheranwa. Ati ko umuryango wose usanze wapfuye ugasubira mu ishuri ukiga ni ubudaheranwa. Ati kurokoka jenoside ariko ugakomeza ubuzima, ugashinga urugo, ukarera abana, ukirengagiza ibikomere byawe ni ukudaheranwa. Ati buriya urebye abantu bose barokotse jenoside ni mudaheranwa. Musinga Jo utegura iki gikorwa cya Mudaheranwa yagaragaje ko ubuhanzi bwakoreshejwe mu kubiba urwango n'amacakubiri mu Rwanda, ariyo mpamvu nk'urubyiruko bategura igikorwa nk'iki cyo gutambutsa ubutumwa bwomora ibikomere, buhumuriza kandi bwubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Impamvu Mudaheranwa ati ni ukugira ngo abantu kandi ntibakomeze guheranwa n'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, ahubwo bakomeze kwiyubaka.
tubikora tubicishije mu buhanzi rero ati kuko ubuhanzi bwagize uruhare runini cyane mu gusenya igihugu murabizi abo bita nka ba Bikindi rero twahisemo kandi kubukoresha twubaka igihugu ndetse no komora ibikomere ku bakomerekejwe na bwa buhanzi bubi. Mudaheranwa n'igikorwa ngarukamwaka cyatangiye muri 2024 aho gihuriza hamwe abahanzi bacuranzi abasizi ndetse n'abandi bagatanga ubutumwa bwo kwibaka muri rusange. Hanyuma reka mbabwire ko mu yandi makuru aya mahoro dufite uyu munsi yaguzwe amaraso y'intwari nyinshi. Ni General Major Karusisi n'umuyobozi wa diviziyo ya 5 mu ngabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburasirazuba. General Major Karusisi yerekanye uburyo amahoro u Rwanda rufite uyu munsi yabonetse hamenetse amaraso y'intwari nyinshi, asaba urubyiruko gukomeza kandi gusigasira ibyagezweho no kurangwa n'udushya tuzana iterambere mu gihugu. Yabigarutseho kuri wa 5 tariki ya 3 Nyakanga 2026 ubwo abaturage abayobozi n'urubyiruko rwaturutse mu turere twose tw'intara y'Iburasirazuba bakoraga urugendo rwo kwibohora rwa kilometero 23 bagenda n'amaguru. N'urugendo rwakozwe n'abarenga 2500 bahagurukiye muri stade ya Nyagatare bagera mu murenge wa Tabagwe ahazwi nko ku gasantimetero hari indake Perezida Paul Kagame yabagamo mu gutangiza urugamba rwo kubora igihugu. General Major Karusisi ati kwibohora si umunsi wo kwiziza gusa, ni amateka y'ubutwari, kwitanga, gukunda igihugu ndetse no kugira icyerekezo. Ni amateka agaragaza ko iyo abanyarwanda kandi biyemeje bagashyira hamwe bakagira ubuyobozi bufite icyerekezo nta cyatunanira. General Major Karusisi yavuze ko abanyarwanda kandi benshi babaye impunzi mu bihugu bitandukanye nyuma yo kwamburwa uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo. Yavuze ko bagerageje inshuro nyinshi cyane gutaha mu mahoro ariko ntibyashoboka. Ati bagahitamo kurwana urugamba ruhera ku wa mbere ati ukwakira mu 1990. Avuze ko muri rugamba abuyobozi bwa RPF bwari buyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba makuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. General Major Karusisi yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yahitanye abarenga miliyoni 1, amahanga ananirwa guhagarika ayo mahano, ariko Perezida Kagame atanga igitegeko ry'uko inkotanyi zihagarika kugeza tariki ya 4 Nyakanga ubwo yahagarikwaga agatangira kandi amateka mashya. Kwibohora ntabwo byagarukiye gusa ku ntambara gusa. Nyuma yo guhagarika jenoside afande yatangiye kandi urugendo rukomeye cyane rwo kongera kubaka igihugu cyari cyasenyutse, guhuza abanyarwanda, kubaka inzego zikomeye ndetse no guhaganira iterambere rirambye. Uyu munsi u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite umutekano n'ituze, rufite isuku, iterambere n'icyerekezo. Ibi ni umusaruro w'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na His Excellence Paul Kagame wacu n'ubufatanye bw'abanyarwanda. General Major Karusisi yakomeje agira ati iyo dusubiye iyi nzira y'urugamba rwo kwibohora ntituba tugiye kandi kure amateka gusa, tuba twibutsa imitima yacu ko aya mahoro dufite uyu munsi yaguzwe amaraso y'intwari nyinshi. Tuba twigira ku butwari bwabo kugira ngo natwe twubake u Rwanda rukomeye kurushaho. Afande wacu akunze kudushishikariza ko u Rwanda rwubakwa n'abanyarwanda ubwabo. Ubu ni ubutumwa budusaba kandi kudatekereza ko ejo hazaza hacu hazubakwa n'abandi. General Major Karusisi yavuze ko iyo hari amahoro abantu bakora bagatera imbere, bagateza imbere igihugu ndetse n'abana bagakomeza kandi kuba ahantu heza. Yasabye buri munyarwanda wese kugira uruhare mu gucunga umutekano, buri wese akazana ibisubizo aho kuzana ibibazo. Igihugu cyacu gikeneye abaturage batekereza ibisubizo, bakora cyane, bubahiriza amategeko kandi bashyira hamwe. Agaciro k'igihugu gashingira kandi ku giciro abenegihugu biha ubwabo. Nidushyira hamwe ati tukarinda ibyagezweho nta kizatubuza kugera ku ntego twihaye. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa we yasabye urubyiruko kandi kwigira ku ntwari zagize uruhare mu kubora igihugu ndetse no kucyubaka, abasaba kandi gusigasira ibyagezweho ndetse no kubirinda muri rusange nk'uko byagarutsweho hariya mu karere ka Nyagatare. Reka bashimire mbifurize komeza kugira ibihe byiza, turaza gusubira mu makuru masari.